Mwaramutse neza, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Nje gukora iyi video kugira ngo nsobanure ibibazo bimwe na bimwe byagiye byibazwa n'abanyeshuri batandukanye, ari abo twakora application muri Rwanda Polytechnics, muri University of Rwanda, muri Medicine and Dental Surgery. Abo bantu bose ibibazo byabo tugiye kuza tubisobanura hano kugira ngo ibintu bifate umurongo neza. So rero natinze, wowe icyo usabwa nimba uri mushya aribwo ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, nimba wari uhasanzwe kora like, ukore na share kuri bagenzi bawe kugira ngo aya makuru agende abageraho, ibintu bigende neza. So rero nkuko mubibona kuri screen hano, ni itangazo ryatanzwe na HEC. HEC ni High Education Council, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe za kaminuza hano mu Rwanda. So ubwo rero tugiye kuvuga kuri bimwe bagiye batangaza by'uko icyitwa Principal Passe mu Kwapulayinga muri University of Rwanda ndetse na Rwanda Polytechnics byakuweho. Turaza kugenda tubireba neza mu matangazo n'ibyo bigo nabyo ubwabyo byiyandikiye. Rero tudatinze reka dutangire. Hano haranditse ngo the Rwanda Higher Education Council HEC inform the public of the admission requirements for undergraduate program in higher learning institution across Rwanda. Ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri makuru na za kaminuza aricyo HEC kiramenyesha abantu bose ibijyanye na admission requirement z'abantu bashaka gutangira undergraduate, n'abantu bashaka gutangira kwiga kaminuza. Muri izo kaminuza nyine zigiye zitandukanye hano mu Rwanda, n'ubundi ubwo harimo za UR, harimo Rwanda Polytechnics ndetse n'andi makaminuza yose yigenga hano mu Rwanda. Abo bose bakontororwa na HEC. HEC niyo bakontorora. Rero niyo mpamvu ubona hano bari kuvuga ngo undergraduate programs in higher learning institutions across Rwanda. Ubwo ni amakaminuza yose ari hano mu Rwanda. Hano HEC bakomeza bavuga ngo prospective students must meet the following criteria. Abashaka kwiga muri izo kaminuza bagomba kuba bujuje ibi bikurikira: applicants who completed their secondary education in Rwanda must hold an advanced certificate of secondary education. Ahangaha bari kuvuga ngo umunyeshuri wese ukeneye kwiga muri izo kaminuza hano mu Rwanda agomba kuba yujuje, nako agomba kuba afite diplome cyangwa result slip iyo mu advanced certificate of secondary. Ahangaha ubwo ni ku bantu biga mu ma levels, ugomba kuba ufite certificate ya level 5. Uwize muri lab cyangwa nesa agomba kuba afite diplome ya senior 6. Ahangaha bagakomeza bavuga ngo those who studied outside Rwanda must present an equivalence qualification. Ku bantu bize hanze y'u Rwanda bagomba kuba bafite equivalence yabo ibyerekana ko basoje bitewe n'igihugu cyabo, ukuntu bagende bakurikiza ibijyanye n'imyigire yaho. Kuba umunyeshuri agomba kuba arangije, agomba kuba yarageze mu mwaka wa kangahe. Noneho hano bagakomeza bavuga ngo the above admission requirements shall be applied effective from September 2025 for the academic year 2025-2026. Ibingibi izi admission requirements zizatangira kubahirizwa muri September. Ubwo nimba turi kwapulayingira muri University of Rwanda, Rwanda Polytechnics ndetse n'andi makaminuza yose twagiye tubapulayingiramo mu minsi yashize, nko muri Iseka nayo hari ikiganiro ndi buze gukora kigarukaho gisobanura ibintu byayo neza. So ahangaha rero bagakomeza banavuga ngo the secondary education certificates that were obtained before 2024 will then
entry requirements of 2 principal passes are allowed for in transition period of 2 academic years effective from the date of publication of this notice. Ahangaha bakubwira ko abantu basoje mbere ya 2024 ako kantu mukumve neza, ntabwo bo aka kanya ibingibi bibareba byo kuba 2 principal passes zarakuyeho, bo bagomba kuba iri tegeko ntabwo bo ryatangira kububahirizwaho, ngo ahubwo bo bagomba kuzajya berekana n'ubundi izo 2 principal passes aho kuba wenda zishobora kuzakurwaho kuri bo bizatangira kubahirizwa nyuma y'imyaka 2 nyuma y'uko iri tangazo rishyizwe hanze. For increase, please contact Hex through official communication channel. Nimba hari ibindi bibazo ufite ushobora kuba wa contacta Hex biciye ku miyoboro yabo y'itumanaho mugiye muzi. Noneho rero katurebe no kuri iri tangazo rya kabiri. Iri tangazo rya kabiri n'ubundi ni rimwe rya Rwanda Polytechnics. Ahangaha bavuga uko bari guhamagara abantu gukora application. Noneho turi kuba bari gukora application, ibyo byose simbigarukaho. Icyo nakubwira ko nuko application atangiye ku itariki 19 z'ukwa gatatu izarangira ku itariki 10 z'ukwa kane. Reka tujye kuri requirements zabo basabye kugira ngo tubihuze na biriya Hex yavuze. Application must meet the following requirements. Kuba afite senior 6 result slip cyangwa afite senior level 5 certificate, result slip or equivalence provided by National Examination and School Inspection Authority NESA for international candidates. Hano ubwo murabyumva neza ko mu bintu uri gusabwa bya mbere ugomba kuba ufite diplome yawe ya level 5 cyangwa se senior 6. Kuri kabiri bakubwira ko ugomba kuba ufite national ID yawe igomba kuba ihari. Kuba baturutse hanze y'igihugu bagomba kuba bafite passport for international applicants. Kuri gatatu barakubwira ngo have valid email and password. Ufite email yawe ikora neza ndetse wibuka na password yayo. Kuri kane bakakubwira ngo payment for non-refundable application fee of 5,000. Gusa hano kugira ngo ukore wishyura aya mafaranga ugomba byibuze kuba ufite 5,600 twagiye tubibabwira, kubera ko bagucaginga amafaranga 600, muri UR bagucaginga 200. Noneho hano ariko bagakomeza bakubwira ngo dore ibyo ugomba rero kwitaho cyane. The selection twavugaga ku kintu cya principal pass, yego zakuweho, ariko menya nibi nkuko channel yanyu nayo yitwa menya nibi. Nimba tugeze ahangaho utarakora subscribe, reba aho ngaho handitse subscribe uhakande ufungure n'inzogera kugira ngo notification z'ibiganiro dukora zizajye zikugeraho. Hano barakubwira ngo ugomba kumenya ibingibi cyane. Barakubwira ngo the selection and admission applicants will be based on academic performance. Ako ni akambere ngo bazashingira ku mitsindire yawe. Ahangaha rero naho kambisobanure neza ubyumve. Nimba muri Kwapulayinga muri Rwanda Polytechnics, cyane ko ariho turi kuvuga aka kanya, nimba uri Kwapulayinga muri Rwanda Polytechnics, hakaba hari Kwapulayingamo abantu bafite amanota 100%. Reka mvuge 100%, nubwo wenda badahari benshi, ariko reka nkoresha urwo rugero mubyumve nk'urugero, hatagira umuntu wumva ibi bintu akabyumva nabi ngo ngiye ntabwo nemerewe ngo hari Kwapulayinga abantu bafite amanota 100% gusa. Ntabwo ariko bimeze, urwo ni urugero ngiye gutanga. Noneho rero baba bari gufatira ku manota 100%, wowe Kwapulayinga ufite amanota 99%. Kugira ngo bagufate wowe ufite 99%, bazareba nimba umubare bo bari bakeneye batawubonye muri babandi bafite amanota 100%. Icyo kirumvikanye, ntabwo nyitindaho cyane, byumvikanye rwose.
Candidates who completed secondary education before 2024 must have 2 principal pass in principal subject relevant to the program. Nk'uko twabivuze kuri rya tangazo heki yatanze mu kanya, twavugaga ko abantu basoje mbere ya 2024 itegeko rya principal passes riracyabagonga, kandi izo principal pass ukaba uzifite mu masomo wize. Nimba warize hegi, ugomba kuba ufite 2 principal pass byibuze muri economy cyangwa history, cyangwa se history cyangwa geography, ugomba kuba ufitemo 2 principal pass. 2 principal pass ni iki rero? Ni igihe byibuze uba waratsinze ku kigero cya 50% mu masomo runaka wize. Kuri kabiri bakomeza bakubwira ngo name on certificate, result slip or equivalence must match Rwandan National Identification ID or passport for foreign applicants. Ahangaha barakubwira ngo name on certificate, result slip on equivalence. Nimba ari ID yawe, andikaho ko ari ID yawe, National Identity Card, ushiriho n'amazina yawe, n'ahandi hose ni gutyo bigomba kugenda. Hano bagakomeza nanone bakubwira ngo all RP program or Rwanda Polytechnics program are offered on full time basis. Ahangaha mu bantu bari kwapulayinga muri IPRC, kwiga ni full time. Icyo rero bita full time, baba bari kukubwira ko na weekend program nazihari ndetse na holiday program nazihari. Ni ukwiga full time mu gihe cyagenwe cyose, ugomba kwiga na by'ama weekend ndetse na n'iby'ibiruhuko. Bakomeza banakubwira ngo selected applicants will be admitted to the program of their choice at any of the RP colleges. Bitewe n'ibyo wasabye ku banyeshuri bazaba selected, bitewe n'ibyo wasabye nibyo uzahabwa muri za choice eshatu wasabye, kandi ibyo bintu wasabye bakabiguhereza kuri college runaka ihari, IPRC Tumba, IPRC Ngoma, IPRC Kitabi, gutyo na gutyo. Ibintu wasabye bazakwadmitinga bakujyana aho hantu ibyo bintu biri. After successful application, confirmation email for your application will be sent to your email address. Nyuma yuko application yawe irangiye, uhabwa ubutumwa bugufi kuri email yawe bukubwira ko application yarangiye. Hano bagakomeza banakubwira ngo the step for the application program and admission requirements are requirements are detailed in the attached annexes. Ahangaha bakubwira ko step zindi zikurikira kuri application program and admission requirements bazabibamenyesha kuri kuwundi mozo. Nimba mu kinyarwanda nabivuga ngo iki, ariko ikinyarwanda kiza nabivugamo nuko bavuga ko bazabibamenyesha. Rero ntatinze cyane, reka tujye no muri UR duhuze ibi bintu bya 2 principal pass n'ikurwaho ryabyo. Ahangaha twa turi muri RP, katwihute tugere muri UR, turebe ukuntu ibintu bimeze. Hano muri UR bakwereka itangazo ryahamagariraga abantu gukora application. Ibingibi twabivuze rwose, video twarayikoze irahari, mujye kuri channel yacu muraze kubibona. Rero nkuko mubireba ahangaha, porogaramu zemewe aka kanya ziri gusabwamo ziri kwapulayingwamo ni porogaramu ya Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, ndetse na porogaramu ya Dental Surgery. Ahangaha rero tugiye kureba ukuntu byifashe. Iyo porogaramu ya medicine iba ihuye,
ahangaha noneho bakakubwira ngo uziga imyaka 6, ibyo ntabwo tubigarukaho. To be eligible for admission into the MBHSHB and DDS program, candidate must have done the following subject combination. Agomba kuba yarize PCB cyangwa yarize MCB, kandi akaba yarasoje cyangwa se n'abantu bize muri nursing program basoje, kandi bakaba barasoje bose muri 2024. Noneho ahangaha applicant must have an advanced general certificate of secondary school education with at least minimum C. Murumva ka kantu ko kongeye kagarukamo ka principal pass. Ahangaha ho basa nkaho babivugishije ukuri, baravuga ati nimba udafite leta C ntuzirwe ubigerageza, aka gakino ntago ari akawe. Kuri 3 bakakubwira ngo eligible candidate must enter clinical aptitude testing that will be supplemented by an interview. Hangaha ni ibyo bita UCAT bigomba kuzakorwa ndetse kandi hakanakorwa na interview. Kuri 4 bakakubwira ngo selection for entered exam will be based on performance for candidate in advanced general certificate of the education and the number of vacancies available in the program. Kugira ngo bagufate bazashingira ku manota ufite muri national exam ndetse n'umubare w'abantu bakeneye. Nimba nkuko nabivugaga muri RP, nimba bakeneye abantu bafite amanota 100% cyangwa 99%, umubare bakeneye bakaza kubona mu bantu bafite amanota 99% hamwe n'100%, wo nimba ufite 98 uzasigara rwose. Nicyo hano baba bari kuvuga. Kuri 5 bakakubwira ngo candidate must demonstrate in higher equivalence of English language proficiency. Bitewe nuko hazakorwa ama interview, hagakorwa interview mu Cyongereza. Umuntu rero uzakirwa muri izi programme ebyiri za dental surgery na medicine agomba kuba azi kuvuga ururimi rw'Icyongereza neza, kubera ko hazakorwa ama exam hagakorwa na interview. Kuri 6 international applicants with foreign qualification must have equivalence of their high school certificate from the National Examination and School Inspection Authority NESA. Rero hanga muri dental surgery hakenewe abantu bazigira i Huye ndetse baziga imyaka 5. Ibi bintu baduse nk'ababisoreza ahangaha, gusa ikintu cyagiye kivugo cya principal passes nizere yuko mucyumvise neza cyane rwose. Muri video ikurikiraho turaza kurebera hamwe admission steps zatanzwe muri Institut Catholique de Kabgayi. Nimba urangije ikiganiro bwira mugenzi wawe ushobora kuba yarapurayinzeyo ko ku bufatanye na Chance International Rwanda, ko nabo video yabo turi buze kuyikora mu kanya Imana niba itubashishije. Biraza kuza gukorwaho. Mukomeze mugubwe neza, nimugire umujinya kandi nimurakare. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.